ese Imana ibaho? Njye mba ndi kubona ntabyitayeho kuko n'ubundi iyo Mana sinyibona. Wowe uri kunyumva wasanga uri kwibaza ibyo bibazo, ariko reka nkubwire, Imana iriho muvandi. Yobu umurongo wa 8 umutwe wa mbere haravuga ngo, ese uzahereza he kuvuga utyo, kandi uzagarukira he kuvuga amagambo ameze nk'umuyaga wa serwakira? Yobu twese turabizi ko yaciye mu bibazo byinshi, ariko kubera ukuntu yakomeje kwizera ko Imana iriho kandi ikora, nibyo byamufashije. Umva ahantu hatanu hakwemeza gusobanukirwa neza ko Imana ikora koko. Ahambere, mu isoko. Mu isoko niho hantu hahurira abantu benshi, buri muntu wese ari gusenga asaba Imana ko yabona n'igihumbi cyo kugura ibijumba. Aha kabiri, iyo ugeze muri gare ugiye gutega bisi wicaye mu modoka, uba uri gusenga ngo Mana utugezeyo amahoro, kandi koko ukahagera amahoro. Hari igihe wenda ugera mu rugo ugasanga televiziyo iri kwaka, ugasanga bari gutangaza amakuru ahantu habereye impanuka mu mihanda itandukanye, ukuntu abantu bahasize ubuzima. Ese wowe icyo gihe wiyumva ute? Aha gatatu, ku irimbi. Iyo mugiye gushyingura umuntu ku irimbi mugenda muri benshi pe, ariko ndahamya ntashidikanya ko mutaba benshi kuruta abashyinguye muri iryo rimbi. Ese inshuti y'Imana, iyo uhagaze ukitegereza abo bantu bose bashyinguye aho, utekereza iki? Ese bikubwira iki? Aha kane, mu rusengero. Mu rusengero ni ahantu hahurira abantu benshi batandukanye, yaba babakire muturanye, bantu uzi bakomeye ujya kwaka ubufasha, wa mugabo wambaye imyenda y'ibihumbi magana ugasanga yayipfukamishije hasi nawe ari gusaba ubufasha Imana. Wiyumva ute? Ese byaba bite? Byaba bite usanze uri guhakana ko Imana itariho kandi Imana iriho? Ikiganiro cyo cyari byaba bite na Admars.